ako gakoko kateraga muri Aramo. Abantu babifashe batyo, usanga n'inyandiko nyinshi z'abanyamakuru nizere ko bari bubikosore, ugasanga abanyamakuru n'ababyanditse batyo ko Abatutsi bazanywe mu Bugesera kugira ngo bicwe n'isazi yatetse. Ibyo birimo ingorane ebyiri. Ingorane ya mbere ni uko ntabwo ari ukuri kuzuye. Ingorane ya kabiri ni ugushaka kumvisha ko Ubugesera busa nkaho butari butuwe, bazanyemo gusa abantu bavuye ahandi kugira ngo bahishijwe n'iyo sazi yatetse. Icya mbere ni iki? Icya mbere gikwiye gusobanuka ni uko Ubugesera bwari butuwe na mbere y'uko bahazana Abatutsi bavuye Ruhengeri, bavuye Gikongoro, bavuye Gitarama, bavuye Butare n'ahandi. Mu mateka ababishobora bazasome ibitabo bya Padiri Alex Kagame bazabisobanukirwa neza. U Rwanda rwagiye rukura kubera ko hari ibihugu bitoya, u Rwanda rwagiye rwigarurira rugatsinda ibyo bihugu kugeza rubaye u Rwanda ko turuzi, ndetse n'Abanyarwanda dushyizemo n'intara zambuwe u Rwanda ziri muri Kongo ubu ngubu ndetse na Uganda. Ubugesera nabivuze bwaho bwaraho bwigenga nk'itagahugu. Hanyuma runafite umwami warutegekaga warwo, ibihugu byabaga bifite abami, umwami witwaga Nsoro wa kane Nyamutega. Hanyuma Ubugesera u Rwanda ruza kubugabaho igitero kugira ngo bwigarurire, bikozwe n'umwami Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Ubwo ni ubushakashatsi bwa Padiri Alex Kagame, rumwe mu mpuguke zikomeye zibizi. Uyu mwami yategetse u Rwanda igihe gitoya hagati y'umwaka w'1741 n'1746. Niwe rero washoboye kwigarurira Ubugesera abugira u Rwanda muri iyo myaka ngira ngo mwumva 1740 ni kera. Ubwo rero Ubugesera bwabaye u Rwanda, ariko ikibazo cyane cyagaragaye ni uko ntabwo abami b'Ubugesera babwitayeho cyane ngo babuteze imbere. Hanyuma ariko bumaze no kuba u Rwanda bwari butuwe n'abaturage bake, bwari butuwe n'abaturage bakeya. Igice kinini cyane cyari amashyamba. Kuba cyari amashyamba rero byatumaga hari n'indwara zijyanye n'ayo mashyamba zahabaga. Inuka ku gasazi katese kari gahari, bavuga ko hatitse ntibabeshye. Ariko Ubugesera bukagira n'igice cyabaga ayo mashyamba akabamo n'inyamaswa zarimo inyamaswa z'inkazi cyane zarera abantu, bigatuma rero abantu batura hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'izo nyamaswa, ndetse banashobora no guhangana n'ibitero by'Abarundi byavaga i Burundi bije cyane cyane kubasahura, kunyaga inka zabo. Uko gutura hamwe kandi byanatumaga bishyira hamwe kugira ngo bajye baba abahigi. harimo abahigi benshi bajya kwica za nyamaswa zabangirizaga. Icyo ni kimwe gikwiye kumenyekana ko Ubugesera bwari butuwe n'abantu bakeya, binyuzemo mu ncamake mu buryo bwo gukosora. Abazanywe rero mu Bugesera bahazanywe bati no mu yihe gahunda kandi nande. Muri 1959 mu gihe cy'ibyumweru bibiri guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 11/1959, Ababiligi nibo bayoboraga u Rwanda icyo gihe, bayobowe n'uwari umuyobozi mukuru wabo Colonel Logiste, ndetse afatanyije ku Colonel Logiste yaje avuye muri Kongo, ahabwa ububasha budasanzwe bwo kuyobora u Rwanda no guhindura imitegekere y'u Rwanda. Ubwo yari afite gahunda yo kuvana ubwami agashyiraho Parmehutu. Ibyo nibyo yakoze simbijyamo cyane. Ariko noneho mu gihe cy'ibyumweru bibiri kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 11/1959 kugeza kuri 15/11/1959, Abatutsi barishwe cyane cyane mu majyepfo, Gikongoro n'ahandi hose barishwe, ariko cyane cyane mu ntara z'amajyepfo, Gitarama n'ahandi. Hanyuma rero abarokotse bahungira mu maparuwasi nk'uko muri 1994 bagerageje kubikora. Bahungira mu maparuwasi no mu mashuri ya za paruwasi.
nyuma y'ibyumweru bibiri rero ababiligi baza gusanga bikeneye ko ubwicanyi babuhagarika kandi ya mazu agakoreshwa icyo yari asanzwe akoreshwa. Ukuvuga aya mashuri akongera akaba amashuri abanyeshuri bagasubiramo, za kiliziya na za katekime naho bigiraga gatigisimu nazo zikongera zikakira abiga gatigisimu n'abaje kumva misa, ariko inzu zari zihuzuye nta handi bafite bazijyana. Ababiligi rero na kiliziya gatolika cyane cyane Musenyeri Claude bumvikana ku bintu bibiri. Icya mbere bumvikana aho bagomba kujyana izo mpunzi ahariho. Hashyizweho rero gahunda ya politike igena uko ibintu bigomba kugenda. Iyo gahunda ya politike nababwiye ko ubwicanyi babuhagaritse ku itariki 15 z'ukwa 11. Gahunda ya politiki yo bayishyizeho ku itariki 17 z'ukwa 11 1959. Iyo gahunda ya politiki yahuje ubuyobozi bwa Parmehutu, ubutegetsi bw'ababiligi buriwe na Colonel Logiste, babigiramo inama na Musenyeri Claude. Ibi ngibi babwira ni Colonel Logiste ubwe niwe wabyanditse mu gitabo cye, ndetse hari itangazo rya Parmehutu naryo ritangaza. Parmehutu yasohoye ku politiki ku itariki 17 z'ukwa 11 bayanditse mu Gifaransa yitwa ngo pour une durable pacification du pays. Ukuvuga ngo inyandiko igamije kwerekana icyakorwa kugira ngo habeho amahoro arambye mu Rwanda. Bagaragaza ibintu bine bikwiye gukorwa, ibintu bivuga kugira ngo umve n'iyo miturire no Bugesera uko yaje yateguwe ari gahunda. Icya mbere bivuga ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu Rwanda ari uko mu butegetsi abatutsi bakwiye kuvanwamo, mu butegetsi bwose, inzego zose z'ubutegetsi, ko igihe kirageze kuvanamo abatutsi nuko byanditse. Icya kabiri muri za susheferi na sheferi, uri nk'uwavuga nk'ubundi mu turere n'intara mu nzego z'imiyoborere, birihutirwa gushyiraho abakozi b'abahutu bagasimbura abatutsi bavanyweho, abahunze n'abazirukanwa mu minsi iri imbere. Urumva ko Parmehutu nizo nzego nababwiye ababiligi na kiliziya gatolika baremeranya ko abatutsi abahunze baragiye ntibagomba kugaruka, ariko hari n'abateganya kuzirukanwa mu kazi mu minsi iri imbere, kwabo nabo bagomba gusimbuzwa abahutu. Bakibana no mu nkiko ubwo ni icya gatatu ko mu nkiko byihutirwa gushyiraho abacamanza b'abahutu. Ari icya kane noneho kirareba Nyamata. Icya kane ngo gushyiraho igice gituwe n'abatutsi, ariko tutabivuze ku mugaragaro ngo binashyirwe mu itegeko. Impunzi nyinshi zagombye kujyanwa gutuzwa muri teritwari ya Kibungo na Kigali. Murumva ko iyi ni gahunda ababiligi, Parmehutu na kiliziya gatolika bashyizeho babyumvikanyeho, ko kugira ngo impunzi zahungiye mu mazu ya kiliziya zihavanwe, ahubwo zijyanwe ahandi harimo Kibungo na Kigali. Ubwo rero impamvu bahisemo cyane cyane aha ngaha ndiho nirira kujya muri byinshi, nuko bavuga bati abatutsi bakunda korora, nibagera no mu Bugesera hari ahantu hadatuwe bazabonamo bororera, babazana aha. Ariko ikicyo mu watanze ikiganiro yavuze bahabagejeje bahashyize mu mibereho mibi, kuko abatutsi bageze hano, abambere bahageze baje bavuye mu Ruhengeri, Inemba, baje bizeye ko bazasubizwa iwabo, kuko ntibigeze bavuga ko bazaze muri gahunda indwara zizatuma batahasubira. Bakabaha iposho, bamwe bageraho bamwe no kwakira iposho. Iposho ni ukuvuga n'ibyo bahaga mu kurya bya buri munsi. Baza no kugeraho bakatira ahantu bagomba guhinga, nabo abatutsi benshi barabyanga banga guhinga. Ababiligi rero babishyira muri raporo zabo ko abatutsi bari banga guhamya Nyamata. Noneho hari n'amabwiriza akaze, amabwiriza akaze agenewe kuvuga ngo umututsi utazahinga byibura icya kane cy'ubutaka bamuhaye na ya posho ntazongera kuyihabwa. Icya kabiri ko abatutsi batemerewe gusohoka mu nkambi i Nyamata ngo bagire ahandi bajya.
cyane cyane bazi gukora. Nibwo rero hashyizweho aya mabwiriza watanze ikiganiro yababwiye muri 66 ashyizweho na Perezida Andreas Sebatware, ariko Sebatware yakurikizaga ibya Perezida Kayibanda avuga ko abatutsi batagomba kuva i Nyamata, anihaniza n'uwo ari we wese waje batwara n'imodoka, ndetse n'imiryango y'aho abatutsi bakomoka ibuzwa kuzajya iza kubareba kubasura hano i Nyamata. Hari abantu tugeze kubiganira muri baribuka neza ari muri 2016 cyangwa 2017, ariko nyakari muri 2016 turiho twimura imibiri yo kuri urwibutso i Nyamata. Urwibutso rwari rujyamo amazi rwarangiritse n'amasanduku yarangiritse, biba ngombwa yuko imibiri tuyikuramo tuyishyira mu kiliziya kugira ngo benshi barabyibuka. Hari umuntu wari wafashe amafoto y'iyo mibiri, uriya abantu iyo bari mu mahanga iyo badahawe amakuru ariyo irabahungabanya. Noneho abantu bafite ababyeyi bafite abavandimwe bari mu mahanga babona ya mafoto y'ababo bari mu kiliziya batari bazi icyo gikorwa, batazi n'icyo kigamije. Nari nkiyobora CNLG, abishoboye banyohereza ayo mafoto n'ibitutsi bitoroshye, ariko tuza kuganira nayibuka n'abandi hano i Nyamata, dukora inama turasobanura. Umwe aza no kumpamagara, nkeka ko atari ubwa mbere bivuga, aranyereka atari ko ati wowe wahubutse iwanyu ku Gikongoro, none uje gufata abantu bacu urabanika, niba akazi kakunaniye wakavuyeho bikarangira ukagenda. Ndamusobanurira akamaro icyo gikorwa gifite nk'uko maze kubabwira, nsanga ntiyarabizi, ariko nanamubwira nti muri abo bantu uvuga ko nanitse harimo ba data bacu, harimo babyara banjye, harimo n'inshuti zanjye nzi. Kuko i Nyamata nanjye umuryango wanjye wa data warahazanywe muri ibyo bihe. Nyamata najyaga nza kuhasura nyogokuru, misa nkayumva hariya ndi muto. Ndahazi rero, uretse ko n'ahandi hose bica abatutsi mpashinzwe, ariko aho naho mpafite umwihariko. Umuntu byarangiye yabaye inshuti yanjye n'ubu, amenye amateka nk'ayo, ariko binatwereka nk'abayobozi ko iyo dufashe ibyemezo ni ngombwa gusobanura, kuko ntiyari afite amakuru nyayo. Ariko havuyemo n'ikintu cyo kumukomeretsa pe, kiremereye gikomeye. Bimwe Perezida wa Yuka yavugaga, hari igihe ihungabana rinaterwa n'ibyemezo twafashe bitasobanuwe ku buryo burambye, ku buryo bwimbitse. Ari naho rero n'ejo hari undi muntu wanyandikiye ati ariko mwatuje gushyingura ati navuye i Burayi nje gushyingura umuntu wanjye none mwanze gushyingura Intarama. We twashoboye kuvugana, ariko naramushubije amubwira nti kandi ko bimeze koko, imva z'Intarama turazubaka ntizuruzura neza. Abakeka ko huzuye imva zarangiye, ariko ntabwo zirarangira, n'imirimo ntirakirwa. Turakora ibishoboka byose kugira ngo izo mva zirangire, hanyuma dushyingure muri iyi minsi 100 n'ibidukundira. Ntabwo ari ukubyanga, ahubwo ni ukugira ngo abacu tubashyire ahantu heza, tuzi ko batuye neza, baruhutse neza, bitazongera kudusaba kubabwira ngo nimugaruke twongere dushyingure, kuko ni ibintu bivuna. Reka no kurangirana cyane, ndavuga ikintu kimwe gusa, nuko uriya mwaka babwiye w'1992 nizeye ko mutazongera kwita igerageza rya Jenoside, bajye nivuga ko ari ikorwa rya Jenoside. Hano mu Bugesera mwari mufite umuperefe witwa Bagambiki Emmanuel, avuka icyango. Ubwicanyi Bagambiki niwe wabuyoboye, birumvikana afatanyije n'abasirikare. Uwayoboraga abasirikare biga ko Colonel Musonera Venanti niwe bafatanyije. Bagambiki aza kuvanwa hano ajya mu Cyangugu nawe kugira ngo akomeze gahunda iwabo, kuko hari imyaka 93 igeze Perezida Habyarimana yafashe strategy yo kujyana abaperefe muri perefegitura bavukamo
kugira ngo bashobore gukora ubukangurambaga iwabo mu baturage babazi neza, bashobora kumva ibyo bababwiye batabikanga. Nuko bagana icyajya mu cyaguguru n'iyo gahunda yo gukomeza jenoside, ariko sigakoze ubwicanyi ahangaha. Hari rero raporo y'umuntu wari ushinzwe iperereza muri komine Gashora witwaga Albert Rukentare, n'ubu ariho ari mu Bubiligi. Albert Rukentare aza mu Rwanda, tunashima ko atanga ubuhamya bwose, kandi yakoreraga iyo leta, ni umuntu utarahigwaga. Izi nyandiko za kera ndashishikariza abantu barimo n'abakozi ba minisiteri mbere na mbere ko buriya mu gukora ubushakashatsi ubuhamya ni ngombwa, ariko ni ngombwa kujya ku nyandiko z'umwimerere, kuko inyandiko z'umwimerere zo zitanga ukuri, kandi ukuri nyako, kandi ukuri kutazwi. Abantu rero baricaga bakanakora raporo yabo bishe, ndetse na ideoloji bakoresheje babica n'uko byagenze. Inzego z'iperereza nazo muri ripoti zazo zohereje abayobozi bakabishyiramo. Albert Rukentare avuga ko yajyanye na Perezida Bagambiki muri segiteri ya Mpanga, banyura muri za Karama, bahasanga impunzi 214 zirimo abana 94, abagore 43 n'abagabo 75, bose b'Abatutsi. Akanavuga ko Abatutsi bari bahunze ubwicanyi bakorerwa n'abimukira b'Abahutu, ngo baziza ko bafite imico itari iya kimuntu. Noneho Rukentare akavuga ko bamwe mu bicanyi bikoresha bakoresheje inama ku itariki 8 z'ukwa kabiri 1992. Mwumve hari na mbere gato yuko Antonio Rukateri bamwica, ariko byerekana ko gahunda bari barayitangiye, kuko Ubugesera babushinjaga cyane. Iyo urebye muri izo raporo babushinjaga ko hari abasore benshi bava bagiye mu Nkotanyi, ugasanga hari imiryango bari baragiye bashyira ku rutonde, imiryango igomba gukurikiranwa izizwa yuko abana babo bagiye mu Nkotanyi. Izi mpunzi rero zari zarahunze na mbere y'ukwezi kwa gatatu kugera ubwo bicaranye Nyamata mu mashuri Rukateri yakiriye bibe. Noneho Rukentare akandika n'amazina yabo, avuga ko yaganiriye n'abicanyi babiri barimo uwitwa Rwamugeza Siriyake n'uwitwa Bavuga Siridi, ari kumwe na Perefe. Noneho bafata ijambo muri iyo nama, bavuga kubwira Perefe bati tuzakomeza guhiga Abatutsi, ndetse tuzanashakisha n'abahinduye indangamuntu bakaba bafite iz'Abahutu, tuzanashingira ku ndeshyo no ku miterere y'amazuru. Turi ku itariki 8 z'ukwa kabiri 1992 mu nama Perefe akoresheje muri za Karama, aho asanze za mpunzi z'Abatutsi. Aho kugira ngo afate izo mpunzi azihumurize, azijyane mu ngo, azirinde umutekano, ashimishijwe no kubica, kandi bishyizwe muri raporo za leta. Uwo mwaka ngira ngo muranabyibuka cyangwa se bamwe mumaze kubimenya ko ariko Perezida Habyarimana mu 1992, ubwo Perezida Habyarimana yagiye mu Ruhengeri, ariko yahanyuze avuye iwabo ku Gisenyi, akoresha inama muri stade ya Ruhengeri ku itariki 15 z'ukwa 11 1992. Abwira abaturage cyane cyane barimo abantu ba MRND ati birirwa bavuga ngo MRND n'iki imishyikirano, amahoro se n'urupapuro, igihe nikigera nzabatumaho mwese, nzabwira interahamwe tujyane, abazanyamamaza cyane n'interahamwe kuko turi kumwe. Bo ibi ngibi Habyarimana amaze kubivuga muri komine Shyorongi, hari murahazi, niho Bonaventure Habimana wabaye umunyamabanga mukuru wa Mvuma akomoka, wa MRND akomoka, avuka. Niho wari perezida wa MRND Martin Ngirumpatse avuka. Uwo munsi Habyarimana amaze kuvuga ibi mu Ruhengeri, aho abategetsi bamwungirije bavuka, bahise bica Abatutsi Shyorongi. Yaje hasanga imirambo n'Abatutsi batwikiwe barenga 500, yikomereza urugendo i Kigali. Izi ngero
ndazibaha kugira ngo bibafashe icyagarutsweho n'umutangabuhamya n'uwatanze ikiganiro, kugira ngo mwunganire ariko binafashe kumenya gutandukanya leta yica no kumenya ibyiza bya leta yubaka igihugu. Ibyiza bya leta yubaka igihugu byo muranabizi kuko muyibamo, mubana nabyo buri munsi, murayizi ubwiza bwayo. Ni leta ifata n'abicanyi bakoze ibi ikagerageza kongera kububaka ngo bahinduke bagire kamere za muntu. Tujya tubona imvugo batanguhamye bakunze ikabananira bati abantu bari bahindutse ibisimba. Nabwo ni ukubura imvugo yuko bita bicanyi. Mujye mubita bicanyi kuko igisimba ntikica, kica gishonje. Iyo kimaze kurya gihaze kirisinzira kikarekeraho. Ikindi ntabwo igisimba cyica urubozo, igitoteza. Kirya gishonje gusa ihaze ni ibi ngibi. Twabuze ijambo, mujye mubita bicanyi, ni abantu babicanyi. Abo bantu rero twebwe nk'inzego z'ubuyobozi turabubaka kugira ngo turebe yuko baba abantu bazima. Abakoze ibyaha bahanwe babihanirwe, ariko tunabaha ibihano bya kimuntu bitabumvisha, bitabakandamiza, kuko kubaka sosiyete ashaka ko agira sosiyete ikomeye mu gihe kizaza, hari amahitamo ugomba gufata. Nibyo rero tugomba gukomeza gufatanya. Abacitse ku icumu musabwa byinshi, na nyakubahwa perezida wa repubulika yarababwira ndabashimira. Ni ngombwa gukomeza kubaka igihugu tunabana n'aba bantu, kugira ngo b'abana babo babahigaga bo babone ko bafite igihugu gishobora kubaho mu bundi buryo, ko igihugu kitagomba kubaho cyigisha abana kwica. Hari umwanditsi w'Umuyahudi, abazi gusoma nabwo mujye mwigira no ku mateka y'ibihugu byatubanjirije guca mu nzira ya jenoside nk'iyacu. Abayahudi bari wa mbere byabayeho. Umwe mu banditsi wabo rero witwa Primo Levi, umuntu yarokotse mu bwicanyi nabwo mu buryo buremereye, yandika ibitabo bitandukanye. Hari icyitwa Les naufragés et les rescapés, ni ukuvuga ngo abatawe mu mazi n'abarokotse, aho avuga nyine inzira ya jenoside abayahudi banyujijwemo, ariko agasoza babuhamyamo n'impanuro mu buryo bubiri. Ni naho nsoreza avuga ati ntimuzabwibagirwe, ntimuzibagirwe ko byababayeho, mujye muvuga uko biteye, mwaba mu nzira mugenda, mwaba mu kazi mukora, mwaba muryamye, icyo mwaba mukora cyose ntimuzibagirwe. Namwe rero ntimuzibagirwe ko twibagiwe twasubira mu byo muri bwa bwicanyi, kuko hari n'abagifite ingengabitekerezo ya jenoside nayo yahoze avuga bashaka kutugarura aho ngaho. Tugomba rero kwibagirwa, ariko kwibagirwa si ukuzana urwango. Tuvuga ukuri kugira ngo tutwerekane uko kwagenze, tukurinde kandi turinde n'ukuri ikibi ko yagisubira. Primeri bakongera akavuga ati ariko ndanahanura n'abicanyi ubwabo, ati namwe mugomba kujya muhora mutekereza ibyo mwakoze, mukabyicuza mukabizirikana, kandi mukabisobanurira abana banyu, kugira ngo abana banyu batazigera bakora nkamwe. Kugira ngo abana banyu batazigera bakora nkamwe. Ni byiza rero ko abana turera, buri mubyeyi wacitse ku icumu ariko n'umwicanyi, umwicanyi nabwiza abana ukuri kw'ibyo yakoze. Nicyo kimubohora ku mutima, ni nacyo gifasha wa mwana kuzaba umuntu muzima. Nigeze kujya muri gereza ya Ririma tugikangurira abantu abajenosideri kwemera ibyaha, bakafasha inkiko gacaca. Umwe muri bo yanciriye umugani ntarizi, avuga ko abyemera rwose, ati rega nyakubahwa, ati n'ubundi umubyeyi kwanga akora urubanza rwamunaniye. Ati twebwe rero byimuza kutwigisha n'ibyo, ati natwe ntabwo dushaka kuraga abana bacu ibyo twakoze, turashaka kuraga abana bacu ibyiza leta ibitwigisha.
ni impanuro nziza. Niba uwo muntu yarabyemeraga ku mutima koko byaba ari byiza, ariko ababyeyi bazi ko bijanditse muri jenoside babitewe na leta mbi turabyemera, ariko nabo ntibakumve ko umutimanama wabo utabifitemo uruhare. Niba umuntu akubwiye kwica ukemera ukica, ubikoze nk'umuntu utekereza, uzi ubwenge, wabihisemo. Kuko abahutu bose ntibishe, abahutu bahishe abantu. Niyo mpamvu hariho n'abaresikape batandukanye, abahutu bagize ubutwari n'umurava n'umuntu wo guhisha abandi batandukanye. Na wa musaza wahigaga impinja n'abana aho bari munsi y'igitanda nayo abajura amacumu. Rero dukomeze twibuka aya mateka tuyazirikana, ariko twubaka igihugu. Niyo mpamvu n'iyi ntego yo kwibuka twiyubaka tutayihindura, kuko dusanga ikubiyemo byose. Amateka tugomba kwibuka uko yagenze, ariko tukayibuka twubaka igihugu kugira ngo icyo gihugu gitandukane n'icy'abajenosideri uko bakigenje. Tukayibuka twiyubaka kugira ngo twubake abana, twubake urubyiruko rutandukanye n'ubwo abajenosideri bashyize mu nterahamwe no mu mpuzamahanga. Ariyo mpamvu igihugu cyubaka amashuri, kikubaka amavuriro, kikigisha kugira ngo abanyarwanda bamenye ubwenge, kandi bamenye ubwenge koko bwa nyabwo. Mukomeze rero gukomera, muheranwe n'agahinda, haba ubungubu haba n'indi minsi izakomeza muri iyi minsi 100, kuko nimukomera ni nabwo muzaba mwibuka neza aba babyeyi, abavandimwe, inshuti, abo mwashakanye bishwe ubw'agashinyaguro gutyo, kuko bo ntibagize amahirwe yo kubona igihugu. Inkotanyi zahaye u Rwanda, mwebwe amahirwe murayafite. Twibuke rero dukomeye, biratuma sinzi niba bari mu ijuru cyangwa ahandi, ariko barishwe. Ibyo byose ntibari hano, aho bari simpazi, icyo nzi nuko ntibaranga. Tubibuke rero dukomeye, nibwo buryo tuzaba tubahesheje icyubahiro bakwiye, ni nabwo buryo tuzaba duhesheje icyubahiro kandi dushyigikiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwabiduhaye. Mukomere, mugire umunsi mwiza n'amahoro.